ibyo bintu ndabitinza mbagira inama sinababyaye. Mu Rwanda hari amazina bamwe bumva bagaseka, ubundi cyumva izina Kanyombya niyo waba turavuga icyo yakoze hita utangira ugaseka bitewe n'uburyo tumuzimo. Izina Kanyombya ni rimwe mu mazina yasize amateka akomeye muri sinema nyarwanda mu gusetsa. Kanyombya ntabwo ari izina gusa, ahubwo ni ikimenyetso cy'umuntu wahinduye uburyo abanyarwanda babonaga filimi n'urwenya. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka ya Kanyombya, aho yavukiye, uko yakuriye mu buzima bugoye n'uburyo yabwigoboteyemo, uburyo yinjiye mu mwuga wo gukina filimi, ibikorwa yakoze n'uruhare yagize mu guteza imbere imyidagaduro nyarwanda. Ese ubundi wari uzi ko buriya Kanyombya yabayeho umusirikare? Biragutunguye se? Abantu benshi kubera uburyo bamenyereye Kanyombya mu isura yo gusetsa cyane n'uburyo batajya bapfa kumubona yabaye seriye n'umunsi wa rimwe, ntabwo abantu benshi bakumva uburyo yabayemo umusirikare, ariko ndaje ndakumara amatsiko. Bayifata ibintu nyibyo urugamba rwari rwatangiye. Nuko duce wabayemo mu Rwanda henshi. Ibyo byose rero n'ibindi nibyo bituma twibaza tuti ubundi Kanyombya ni muntu ki? Abaye hati mu buzima busanzwe inyuma y'urwenya. Akandi kantu, ese buriya wari uzi ko buriya Amenyo ya Kanyombya Yakutse ari ku rugamba? Ibyo se wari ubizi? Nabyo biragutunguye. Nakubwiye ko uyu munsi ndakumara amatsiko kuko nabyiyemeje. Wakongera ukibaza uti se ubundi ni gute yinjiye mu gisirikare? Ibyo byose wibaza uyu munsi ngiye gukumara amatsiko hano kuri Next Hope TV. Icyo ngusaba ni ukanda subscribe ndetse na like. Ngiye wumva nitwa Dore 12 ngo wayi kazi. Kanyombya ni umukinnyi wa filime nyarwanda. Amazina ye bwite ubusanzwe yita Kayitankore Njori. Yavutse mu mwaka w'1962. Avukira mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kanyombya yize amashuri abanza mu gihugu cya Kongo i Goma. Ku mashuri abanza yitiriwe Mutagatifu Andereya. Nyuma aza gukomereza amasomo mu ishuri ryisumbuye muri Tunganya, hari naho yagarukiye akajya mu gisirikare. Kanyombya ni umunyarwenya. Yatangiye gukina urwenya mu mwaka wa 2002. Sinema ze nyinshi zibanda ku rwenya, ari byo byatumye atangira kugaragara ku mateleviziyo atandukanye yo mu gihugu. Yakinnye muri filimi zitandukanye, harimo n'iziheruka gusohoka mu minsi yashize nk'iyitwa Ku Ivuko series. Uyu mukinnyi yagiye afasha bagenzi be kumenyekana no kuzamura impano zabo, kandi yashyizeho gahunda yari igamije gufasha abakizamuka muri sinema. Kanyombya kuri ubu atuye i Gikondo mu mujyi wa Kigali. Ni umugabo ufite umugore n'abana ndetse n'abuzukuru. Avuka mu muryango w'abana 7. Se umubyara yitwa Jean Baptiste Sakumi, naho nyina yitwa Mukandutiye Gaudense. Yabaye mu ngabo z'igihugu z'u Rwanda. Yinjiye mu gisirikare mu mwaka w'1992, hakimaramo imyaka 10. Akaba ariho yahuriye n'impanuka yo kuka amenyo. Kanyombya yatangaje ko yakutse amenyo ari ku rugamba rwo kubohora u Rwanda, kandi kakibitse ibimenyetso bigaragaza uko byagenze. Kanyombya yavuze ko hari benshi bagiye bibaza uko byagenze kugira ngo kuka amenyo, ngo hari nabo yumvishe bavuga ko yakutse yasinze. Abandi nabo bavuga ko ngo yarwanya akarushwa imbaraga bakamukura amenyo. Uyu mukinnyi wa filime wagize izina rikomeye cyane mu myaka myinshi yatambutse. Yavuze ko yazize urw'abagabo kuko yakutse amenyo ari ku rugamba rwo kubohora u Rwanda. Avuga ko afite ibimenyetso bigaragaza uko byagenze, ndetse ngo ushaka kumenya byinshi yamwegera. Yagize ati, nazize urw'abagabo, abakutse amenyo simbasetse,
njye nakutse amenyo ndi ku rugamba, ni ibisanzwe, uzaze mbikwereke neza uko byagenze, ni amateka yanjye nta kibazo. Kanyombya yari umutumirwa mu kiganiro cya televiziyo y'u Rwanda gikorwa na Rakimani Nzeyimana. Yihanganishije abantu bakutse amenyo barwanye, abayakuwe n'abo barushinze, abasinze n'abandi. Yavuze ko yinjiye mu gisirikare mu mwaka w'1992 avamo amaze imyaka 10, aho yasezewe bitewe n'imyaka ye. Akomeza avuga ko ari mu gisirikare hari inshuti ze n'abandi bajyaga bamubwira ko afite impano yo gusetsa. Kanyombya wita senior mu basirikare anavuga ko yakoze amahugurwa ajyanye no kuvura, ndetse ngo benshi mu bo binjiranye mu gisirikare ubu bageze ku mapeti yo ku rwego rwo hejuru. Uyu mukinnyi wa filime avuga ko aterwa ishema n'uko hari abafasha kunezerwa, kandi ngo inganzo ye ishingiye ku muco w'u Rwanda. Kanyombya kandi avuga ko hari filime nyarwanda zisohoka muri iki gihe zitujuje ubuziranenge nk'uko yabiharaniye, ariko ngo umubare bari gusohora filime bose wari uri kwitwara neza ari Bishop Gafaranga, ngo ashingiye ku nkuru ya filime ye n'uburyo yitwaramo. Ijambo rya Perezida Kagame ryatumye yemeza kwihangira umurimo. Kanyombya avuga ko yakuriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko nabikubwiye bwa mbere, ndetse ko n'iri zina ariho yarikuye akora urwenya. Yavuze ko nabo mu muryango we bazi gutera urwenya, kandi ko ngo yabaga ari mu bakinnyi b'imena b'urwenya iyo babaga bagiye gukina imikino bahabwaga n'abapadiri bo muri Kongo. Avuga ko yatangiye urugendo rwa filimi nyuma y'ijambo rya Perezida Paul Kagame, aho yasabye abaturarwanda kwihangira imirimo. Kanyombya avuga ko yatangiye gukina filimi byeruye muri 2001 na 2002, abanjirije abandi bose bashoboraga kuba bafite igitekerezo cy'uko bakina filimi ziri ku rwego nk'urwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yatangaje ko yatangiye gukina filimi ari kumwe na murumuna we Kanuma, nawe wabaye umusirikare witabye Imana. Yavuze ko yagiye yigira byinshi ku bakinnyi bo muri Nigeria, byanatumye yitamo abakinnyi b'igara rito nkawe. Avuga ko icyo gihe yari amaze kuva mu ngabo z'u Rwanda, kandi ko nta mashuri ahagije yari afite, yari kumufasha gushaka akazi, bituma atangira gutekereza ku cyo yakora cyamwinjiriza amafaranga. Akomeza avuga ko yahuje imbaraga n'abo bari bavanye mu rugamba rwo kubohora u Rwanda, ndetse ngaho mu bihugu bitandukanye nko mu Burundi, Kongo, Nigeria, Cameroon n'abandi barabashimiye, bavuga ko bagize uruhare rukomeye mu iterambere rya sinema nyarwanda. Akomeza avuga ko filime yabubakiye amazina hari yitwaranira kubaho, ndetse ngo mu buryo bw'amafaranga binjije make ariko yabafashije kubaho. Uyu mukinnyi wa filime ufite amashuri yisumbuye gusa avuga ko iyo ataza gukina filimi ubu yakabaye ari umushoferi cyangwa ari dogiteri uvura abantu, kuko yabikoreye amahugurwa. Yavuze ko iyi filimi yabashije kwikorera imishinga ya filimi yabo bwite, ndetse bituma amenya buri kimwe gikenewe kugira ngo filimi ibe yubakitse koko. Kanyombya kandi yavuze ko ari gutegura uko yazajya mu bihugu bitandukanye by'i Burayi, Canada, Brazil n'ahandi. Anavuga ko hari n'abantu bo muri Australia bigeze kumuhamagara, ariko ntibyakunda ko ajyayo. Avuga ko agiye mu bihugu by'amahanga atagumayo, kuko atasiga umugore we, u Rwanda yarwaniriye, inshuti ze n'abandi. Kanyombya yavuze ko we na Kalisa Ernest wamamaye nka Samusuri, Niyitegeka Garasiyani wamamaye nka Seburikoko, n'abandi bafite ubumenyi buhagije ku buryo Minisitiri w'Urubyiruko n'Umuco bagiranye ibiganiro bashobora kugira byinshi bafasha abashaka kwinjira muri uyu mwuga. Kanyombya kandi yagiye afasha abantu benshi bifuza kuzamuka muri sinema nyarwanda,
kandi n'uyu munsi wa none aracyabafasha. Muri filime yagiye akinamo harimo nk'iyitwa Haranira Kubaho, Kanyombya Films, Shuwadiru, Ku Ivuko Series ndetse n'izindi. Ngayo nguko rero ngayo amateka ya Kanyombya, umwe mu bantu bazamuye sinema nyarwanda bakayishyira ku rundi rwego. Ese Kanyombya uramwemera? Niba umwemera se umwemerera iki cyangwa umukundira iki? Byandika hasi muri comment, igitekerezo cyawe ndagisoma. Uyu ni wo musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Njye wumvaga nitwa Dore 12. Wakoze cyane kubana natwe, naho ubutaha Imana ibarinde. Ndabakunda cyane.